Uwiyita Bakame kuri X cyangwa kuyahoze ari Twitter yaje gusaba imbabazi nyuma yo gutangaza amagambo akomeye yakomerekeje ntabwo ntuze yigeze agaragaza ibyiyumviro bye Pastor Kabanda Julienne, ariko ni amagambo bigaragara yuko arimo gukomeretsa cyangwa ashobora kuba yakomeretsa ubwo yitaga Pastor Julienne, n'amagambo yakomerekeje abantu batandukanye kuba ngo ari intumwa ya shitani cyangwa ya satani, ndetse ngo akaba mama w'ikinyoma. Nibyabaje abantu batandukanye, ndetse na RIB ivuga yuko igiye gutangira kubikoraho iperereza ngo irebe niba byaba bigize icyaha, mu gihe RIB ntacyo yagatangaje kubigendanye no kuba ibi byaba bigize icyaha. Bakame yasabye imbabazi. Reka tubanze tugaruke kuri izi mbabazi Bakame yasabye, ubundi tunarebere hamwe ese akwiye guhabwa imbabazi dukurikije uburyo yazisabye. Reka tugaruke kuri ibi byanditswe na Bakame n'uwita Bakame kuri X. Uyu yagize ati: mwiriwe neza abanyarwandakazi, muri aka kanya nanditse nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, imbabazi by'umwihariko umuryango wa Pastor Kabanda Julienne bitewe n'igikorwa nakoze kubera amarangamutima yanjye yanyobeje, bityo nkagwa mu cyaha kibangamira imibereho bwite ya muntu dusanga mu ngingo ya 39 y'itegeko nimero 60/2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Urubyiruko dukoresha imbuga nkoranyambaga, bityo nubwo dufite uburenganzira bwo kwisanzura, ariko bigomba no kujyana n'inshingano zo kubaha uburenganzira bw'abandi bantu, nk'uko tubibona mu ihame rivuga ko uburenganzira bujyana n'inshingano. Les droits s'accompagnent de la responsabilité. Muryango wanjye igihugu cyacu, mbasabye amahirwe ya nyuma, nk'uko muri Yohani 8:1-11 tubona urugero rw'aho Yesu yakijije umugore wafashwe asambana, abandi bari bamaze kumucira urubanza. Timumpaye ayo mahirwe, naharanira kuba mudahusha mu rugamba rwo kubaka igihugu cyacu, nk'uko His Excellency na First Lady bahora babidushishikariza. Murakoze, Imana ikomeze ibagwirize uburame n'ibigwi. Bakame akaba arangije gusaba imbabazi. Nyuma yo gusaba izi mbabazi, hari benshi batanze ibitekerezo nyuma yuko bamaze kumva izi mbabazi Bakame asabye. Ndagira ngo tugaruke muri ibi bitekerezo tunarebere hamwe ese koko birakwiye ko ahabwa imbabazi. Reka tubanze turebe bamwe ku mbuga nkoranyambaga batanze ibitekerezo. Hari uwagize uti: turavuga tugacumura, tukareba tugacumura, tugatekereza tugacumura, tukavuga tugacumura, twese turi abantu, ntabwo turi abatagatifu, tugambirira gukora ibyiza, ibibi bikadutanga imbere. Ku rwanjye ruhande ndakubabariye, kandi ni ukuri, humura na Yesu Kristo aragukunda. N'uwitwa Musafiri Mashaba. Undi we yagize ati: ucibwa amande kubwo kubangamira inyungu z'abandi. Undi yagize ati: uri n'intwari, ni bake bagira guca bugufi bakumva inama bagirwa, ariko ntihabuze umukozi w'Imana wakomerekeje amarangamutima yawe, ariko ni umuntu nkawe, ngo n'intungane ya mbere bwira icumuye 7. Imana y'ubwayo ikomore ibyo bikomere watewe n'umuntu, maze inakuyobore muri byose. Amina rwose. Undi yagize ati: ibintu wishoyemo byo kwibasira abantu sinzi ukuntu wabyadukanye, ubundi ko wahoze witonda utwihera umuceri, wize kwibasira abantu ryari. Ni benshi batanze ubutumwa, bamwe bavuga yuko rwose ibintu kuba ateye intambwe agasaba imbabazi ari iby'agaciro gakomeye. Reka wenda dusoreze kuri uyu wagize uti: wakoze cyane gusaba imbabazi umuryango wa Pastor Julienne n'abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abakristo ba Grace Room. Umubyeyi wacu Julienne afitiye runini urubyiruko n'igihugu muri rusange. Kuba mu Mana biri flex. Uyu munsi kwa kabiri saa 11 dufite amateraniro, uze ndakwakira. Yo
baraza kuza no kumwakira kweri rwose aze kuza kujya mu materaniro. N'ubutumwa bwinshi bwatanzwe n'abantu benshi batandukanye bagira bati rwose wa muhungu we, kuba wicujije Imana nawe ikubabarire. Ariko uyu muhungu nukuri amagambo yavuze, nubwo yari yavuze amagambo atari meza mbere, ariko aka kanya aricujije ndetse anakebura n'urubyiruko rwinshi. Aricujije anakebura abantu benshi ati mwa rubyiruko mwe, nubwo gutanga ibitekerezo umuntu afite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ariko ugomba gutanga igitekerezo ntiwinjire mu buzima bw'abandi, ntukomeretse abandi. Tanga ibitekerezo uko wumva ibintu byakorwa, ariko witukana, kuko aka kanya uraje uhise wita umuntu ikibi. Ahubwo hakagombye gutanga igitekerezo rero uburyo ibi n'ibi bikorwamo, ndabona bidakwiye, byagakozwe gutya. Ukaza ukavuga uti wenda urusengero rwanyu ahantu ruri rusakuriza abantu, uburyo musenga n'iki, ariko kuza ugahita umenshoninga ukavuga uti umuntu ni inkozi y'ibibi, umuntu ni intumwa ya Satani, ni mama w'ikinyoma. Uba winjiriye umuntu ugakabya. Niyo mpamvu niba ugiye kwandika ibintu ugomba kubanza ugatekereza kabiri. Ntabwo kuba ufite followers ibihumbi magana ngahe cyangwa ibihumbi bingahe ugomba kubyuka mu gitondo ugahita uvuga ibyo wishakiye, ushaka gukomeretsa abantu. Niyo mpamvu gutanga ibitekerezo mu bwisanzure bidakuraho ko abantu bafite uburenganzira bwabo, bafite uburenganzira buri privé. Utagomba kwataka abantu. Ntabwo tugomba kuba abantu baza bagatukana abandi ku karubanda. Ntabwo mu ndangagaciro za Kinyarwanda ntabwo ibyo ngibyo bibamo. Ngayo nguko rero ngibyo ibyatangajwe n'Abakame, ngibyo ibyari biri kuvugwa hano ku mihanda. Pastor Julienne nawe nzi ko ari umukozi w'Imana, araza kuza kumubabarira. Reka tujye twibanira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, kandi reka nizere ko uri amahoro wowe tubana. Nge nitwa Doni Dodos. Wibuke gukora subscription kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu uzajye ubibona mu ba mbere. Si ibyo gusa kandi ushobora no gusangiza abandi bantu izi nkuru tuba turi kubagezaho, ukora kuri share cyangwa ukaba wanatanga igitekerezo, ugatera comment, ukagira byinshi utwungura mu byo tuba turi kubagezaho. Wibuke no gukora like kugira ngo udutere imbaraga, tubone yuko ibyo tuba dukora biba bibanyura kandi bibashishikaje. Nta handi honyine hera hirabura ugomba gusanga amakuru yihuta kandi atomoye usibye hano. Ndabakunda cyane, niyo hamwe muradukunda cyane, niyo mpamvu iteka duhurira hano. Ariko abantu muri hanze mujya mubona akantu kanditseho joint cyangwa kanditseho join, ushobora kugakora ariko ukatwihera no ku rufaranga ukabyara. Ariko se tuzabaho dute? Mujye mukoraho umujoining, mudutere inkunga. Umuntu uri mu bihugu bindi, abantu bari mu bihugu batatubona, ariko nimba scrolling hasi ukabona kuri iyo video yanjye nyine iyi ngiyi uri kumva, ukabona hari ahantu handitse joint, koraho tumenera ifaranga, ariko natwe twumva uko Yesu agira neza, cyangwa twumva uko Uwiteka Imana igira neza. Nyagasani aduhana umugisha kubw'umutima mwiza mu byumvanye. Ndabakunda cyane, reka mbakusanyirize n'andi makuru n'indi kubaterera joke, ariko kuri gushira mu biganiro hari ukuntu wakwinyabyeho gutyo gakandaho da, byaba byiza.